niyo mpamvu ndimo mbabuza umuntu wese wabyaye akwiriye kwiga inyifato, akwiriye kubwira Imana ko inyifato nk'imirebere nk'imigendere nk'imivugire, ntimukitware nk'abantu batarabyara. Umwana kwambarana ubusa uhari akubwira ngo ngiye kurara muri veye, ngo ugiye ngo ntago njyana nawe gusenga, kumba agiye gutega. Ndamuzana ndamwicaza ndamubwira ntusengera, arambwira ati reka naturema amatumva. Aratura arambwira ati iyo mvuye hano mba ngiye gusambana nkagaruka. Nyina wabaziko yagiye gusenga. Uwo mwana umurera akiri mu nda yatsikiruka amubwira uti humura ndi mama wawe. Wamubyara umwonsa wajya kurakara ukamurambika hasi, ukamubibamo ukamutunganya, ukamubwira uti nifuzaga ko byagenda gutya, nashaka ko byagenda gutya. Abana bacu tubabibemo ibintu byiza. Murimo muranyumva? Dukwiriye kwigisha abakristo kunesha kuruta kubigisha guhora batura, guhora mu byambere bya Kristo. Mukristo ntakwiriye guhora mu bintu bya mbere. Iyo umwana w'umukobwa aba muri korari nyina yabayemo imyaka yose, arya ibyo nyina yabibye. Iyo yambaye mini kandi ageze mu myaka yo kunanirana, ariko baravuga ngo uri mubi nka mama wawe. Tunanire neza. Urumva uyu mwana siwe barwanya, bararwanya nyina mu mwana. Muranyumvise? Uyu mwana ntago ari we barimo guhiga, baramuhigira. Itora ribamo inzika ku buryo niyo umuntu yapfuye turavuga ngo yaguye 2014 agaruka 2020. Haleluya. Tumaze kwiga ibintu byinshi, uwaje hano yafashijwe, twanasenze. Dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abagalatiya ibice 6 umurongo wa 7. Turahasoma ijambo rimwe, ni kuri page y'193. Nabiheruka hano nahazaga nta kamera mufite, ariko Imana ibahe umugisha. Musigaye mwarashyizemo kamera ijya kuri YouTube. Ikibazo rero nanjye ngira YouTube channel yitwa Masengesho Esther TV. Imana duhana umugisha. Dusome ijambo ry'Imana mu Bagalatiya ibice 6 umurongo wa 7. Mwahageze? Hari ijambo rivuga ngo iki? Muvuge cyane. Ko numva harimo umuntu usomye ngo ntiducogora, bikuye he? Handitse ngo iki? Musubiramo cyane. Mukomeze noneho no hepfo. Haravuga ngo ntimuyobe, Imana ntinegurizwa izuru, kuko ibyo umuntu abiba ari byo azasarura. Amen. Namwe niko handitse ngo ho muhansomere neza noneho 3. Amen. Ubwo urumva turi butindera, ntimuyobe, Imana ntinegurizwa izuru, ibyo umuntu abiba none nibyo azasarura ashaje. Amen. Ananiwe azarya imbuto z'ibyo yabibye. Murakoze ngaho mundebe. Haleluya. Ego. Haleluya. Ko mutanyikiriza. Haleluya. Ndashaka ko twifashisha abantu bake babibye byiza bagasarura byiza. Dawidi yabanye na Yonatani mu gihe gikomeye, hanyuma Yonatani abiba kwa Dawidi. Muri uku kubiba kwa Yonatani kwa Dawidi, murimo murarangara, ntago ndi bubwirize batarareba hano, abantu nabwiraga babyumvishe. Haleluya. Dawidi yabanye na Yonatani, Yonatani abibi neza kwa Dawidi. Bukeye Yonatani apfana na Sawuli ku musozi witwa Gilibowa, bamanura umurambo we barawuhamba. Imbuto z'ibyo yabibye Dawidi ageze ku ngoma, arabaza ngo nta wasigaye. Ko mutanyikiriza, nta wagize ate? Nta wasigaye wo kwa Sawuli na Yonatani ko bahinze ngo basarure. Umuntu waje kuvuga uwasigaye yari afite akanwa kabi. Yaraje aravuga ngo uwasigaye yamugaye. Nibyo bamubajije. Bari bamubajije ngo nta wasigaye wo kwa Sawuli na Yonatani ngo mugirire imbabazi z'Imana. Aravuga ngo yamugaye ibirenge. Baravuga bati ikibazo suko yamugaye ise yarabibye. Haleluya. Munyikirize. Haleluya. Ikibazo suko yamugaye ise yarabibye.
baramuzana bamugejeje imbere ya Dawidi. Haravuga nawe aravuga nk'umuntu uvuye ahantu kure, aravuga ngo nkanjye ngo ndi intumbi y'imbwa ngo iyo ariko aramubwira ati ikibazo si kuri intumbi y'imbwa, iso yarabibye. Muri hano haleluya. Yamubwira ati ikibazo si kuri intumbi y'imbwa, papa wawe yarabibye. Kuba intumbi y'imbwa si ikibazo, ahubwo isuku byara uzajya urira ku meza yanjye iminsi yose yo kubaho kubera imbuto. Haleluya. Mwanyikirije? Haleluya. Obadiya yabanaga n'umugore, ahisha abahanuzi 150 ashoramo ibintu ngo yajyaga agenda akajya gufata. Abahanuzi bararya, apfa ari mu ideni. Amaze gupfa, abana yasize bajya gusaruraho yabibye. Basanga umuhanuzi, baramubwira ngo umugaragu wawe ari we mugabo wanjye yarapfuye kabiri, yari umukozi w'Imana, yarabibye. Nashikirije ngo amen. Umugaragu wawe ari we mugabo wanjye yarapfuye ariko apfa mwarabanaga. Buriya yaravuze ijambo rikomeye, yaramubwiye ngo apfuye ariko mwarabanaga. Aramaze ati se hari ikintu ufite? Aravuga ati ntacyo. Namubwira ati noneho nubwo turetse agaherezo. Aramubwira ati rero ako gaherezo ufite kajyanane mu nzu n'imirimo y'umugabo wawe. Yarabibye. Mwanyikirije ngo amen. Yarabibye umugabo wawe, genda wowe ujye mu nzu, imirimo y'umugabo wawe iragusangayo. Dukorera Imana ireba. Ninjira hano umuntu yambwiye ngo agize yerekwa, niba ari yerekwa simbyibuka, ariko yambwiye ngo hari kamera indi hejuru. Ndavuga nti Imana unshoboze. Biba ari byiza ko ujya n'ahantu Imana ikubwira ngo ndi kumwe. Hanyuma ndimo mbabwira abana n'umugore bajya mu nzu, ibyose yabibye bibasangayo. Ibintu se yabibye bihita biza mu isura y'amavuta. Biza mu isura y'amavuta ngo biradudubiza, ngo baratira mu baturanyi. Ntago bagiranaga amakimbirane n'abaturanyi ko ngo baratiye, ibintu biraza byuzura. Bagiye mu nzu rero bikingiranye, amavuta araza. Ni imirimo myiza bakoze, ise yakoze ngo iraza irabasura, iza mu isura y'amavuta. Ariko haleluya, Imana ibasura mu isura y'amavuta ngo aruzura. Ntago muri kunyumva? Reka nigire kwa Abigayili. Nabari yabibye ikintu kibi ko Dawidi yarari ku rugamba, atuma kwa Nabari ati mugiye mumumbwirire anyoherereza ibiryo. Amwoherereza ibitutsi mu kimbo cy'ibiryo, ngo ariko yagiraga umugore w'umutima ureba kure. Aravuga ati burya nubwo umugabo wanjye atutse Dawidi ariko nditambika. Ngo aritambika, ashyira imitsima ku matandiko, yitambika Dawidi. Aramubwira ati buriya rero mfite umugabo, izina rye uraryize. Noneho njyewe ndengerana n'umugabo wanjye, undengerane n'abana nabyaye. Nubwo umugabo wanjye ari ikigoryi, ariko untabarane n'abo nabyaye kandi untabarane nabo. Ngo Imana, haleluya. Mwanyikirije? Haleluya. Ubugoryi bwa Nabari bujyanana Nabari, ariko kuko Abigayili yabibye, imbuto yabibye kwa Dawidi zamuvanye iyo yarari, zimuzana ibwami, aba umugore w'umwami, abitwa umwami kaza. Abigayili yabaye umugore wa Dawidi kubera ikintu yabibye. Murimo kunyumva ubu? Reka mvuga abandi bantu babibye bakanasarura. Uwitwa Yosefu bamuhaye ubugari ngashyire bakuru be, ngo bamubonye agituruka hariya baravuga bati Karose araje. Rubeni n'abakuru be 10 baravuga bati tuhite tugafata tukica. Rubeni habamo mukuru erega. Rubeni aravuga ati n'umuvandimwe amaraso yaza, muhave ahubwo tukagurisha. Baramugurisha. Bajya kwa se barira, bacana amatara abiri ku ifoto. Murabizi ko iyo umuntu yapfuye bashyiraho itara rimwe bagashyiraho n'irindi, bagacana ikiriyo bakarira, bakajya biriza ngo turakwibuka Yosefu, ntabwo tuzakwibagirwa tujya muri ubugari. Bazi ko bamugurishije.
nta bantu barira. Buriya abahanga bavuga ko nta bantu barira Abisiraheli bariraga nk'abakongomani. Bati turakwibuka Yosefu, ntituzakwibagirwa. Umwe akavuga ati nkwibutse urota iby'imiba, agatuza. Undi akavuga ati nanjye reka mbabwire icyo mwibukaho. Ati ndamwibuka iby'inyenyeri. Undi akavuga ati ndakwibuka utuzaniye ubugari. Bakaririra rimwe ati turakwibuka. Bamugurishije. Noneho rero habaho ikintu cyitwa imbuto ziranabagarirwa. Yikubita mu kazi ko mu rugo avamo, yikubita muri gereza aragenda bamukatira burundu. Agezeyo ararota, ngo arota yari yarageze ahantu akatiye, ngo arota ngo ibisiga biza ngo abantu babiri bararota. Umwe arota ibisiga bimurira imitsima ku mutwe, undi arota bamumuzanira inzozi. Baramuga ati twarose. Warose iki? Namubwira ati narose gutya. Undi ati narose nanjye narose gutya. Aramubwira ati wowe uzasubira ibwami. Noneho basobanuye ibyiza. N'undi aravuga ati nanjye narose. Aramubwira ati mbwira ibyo warose. Nawe arabivuga ati we bazagukata umutwe. Hanyuma Dawidi arabwira rero nako Yosefu abwira uwo yahanuriye neza, uweretswe neza. Aramubwira ati noneho nugera ibwami uzanyibuke, ndaguhenda henze uzanyibuke. Ngo aragenda agezeyo ararya arahaga ahita yibagirwa. Uburoko buramurya, arababara, agira umubabaro ukomeye, arababara. Bene se bararize barikunguje byararashize. Gihe kimwe Farawo nawe ararota, ngo arota inka z'iminanu ibi bintu narose ninde muntu uri bubisobanure. Wa mugabo aravuga ati muri gereza hariyo umuhanga mu gusobanura ikintu bita inzozi. Ariyo ndabizi, ariyo mumuzane. Bibiliya iravuga ngo bamuhuza muri gereza, baramuzana baramutunganya bamujyana ibwami. Ngo bari mu nama y'abayobozi. Ako kuva muri gereza ugahita uko umuntu murabyumva, kuva muri gereza ugahita winjira mu nama y'ubutegetsi, urabyumva? Reba ahubwo uvuga uti baranyishe. Noneho ngo asanga bose bateranye, aravuga ati twarose. Reba nawe umuntu uvuye muri gereza imbere y'abayobozi n'abanyabwenge n'abacunyi n'abacwezi n'abantu bose byabayobeye, arahahinguka. Baramubwira ati ikibazo dufite ubu twarose. Sobanura ibintu twarose. Haleluya. Mwanyikirije. Haleluya. Yosefu arazisobanura, ahita anashyiraho aravuga ati mushaka umuntu w'umunyabwenge w'umuhanga wazashobora kujera ibyo bihe. Ngo iyo nama inezeza Farawo n'abagaragu be. Aravuga ngo twakura hehe umuntu nk'uyu uri mu mwuka w'Imana, twamukura? Aramubwira ati uretse ngewe ninjye mukuru, uri uwa kabiri kuri njye. Ntimuyobe, Imana ntinegurizwa izuru. Icyo umuntu abiba nicyo azagira ate? Azasarura. Hatera inzara. Bene se batonda umurongo, baragenda bagera kwa Yosefu, ari ushinzwe ikigega. Rebana nabo, mwarebanye nabo, ari ushinzwe ikigega. Arabaza ati muvuka muri bangahe? Bati twari. Uzi ko ikinyoma Yezwe Imana turi. Baramubwira ati twari 10. None undi barabeshya, barongera bajya no kubeshya nyir'ubwite. We yareba bahagaze imbere ya nyir'ubwite bajya kumubeshya. Aramubwira ngo twari 12 ari kumwe inyamaswa z'inkazi zamuririye mu ishyamba. Yibuka mwene nyina aravuga ati Benjamin se uwo murumuna wanyu mujye kumunzanira. Nta ngo baragenda baramuzana, ashyiramo. Ndi ku ijambo rivuga ngo ntimuyobe, Imana ntinegurizwa izuru. Icyo umuntu abiba nicyo, mwanyikirije cyane, nicyo azasarura. Arabaza ati biti mureba ariko ujyana na Yosefu, genda winjireyo.
ntimuyobe. Imana ntinegurizwa izuru, icyo umuntu abiba nicyo azasarura. Nagiye guhinga, ndahinga. Iyo nagiye mu ijambo ry'Imana ndagenda njya mu cyaro, mpinga igishyimbo neza igishyimbo, mpinga ikijumba neza ikijumba, nteye insina iza ari insina. Ikintu cyose nahinze nagiye. Nubwo twebwe tuvuga iyi Bibiliya, ariko dukwiriye no kujya mu ijambo ry'Imana tuvuye inaha. Ndahinga, mbona uhinga ibishyimbo yeza ibishyimbo, uhinga ibijumba yeza ibijumba, uhinga imyumbati yeza imyumbati. Pawulo aravuga ngo ntimuyobe. Wambwiriye umuntu mubwira uti ntimuyobe. Nuhura n'umuntu akakubaza ngo mwiza iki, mubwira uti ntimuyobe. Mwanyikirije ngo amen. Abantu turi kumwe, haleluya. Ntimuyobe. Imana ntinegurizwa izuru, icyo umuntu abiba nicyo azasarura. Ukwiriye kwicara aha uvuga uti ariko ndimo ndabiba ibiki, ndimo kubiba ibiki. Ubu ndamutse ngiye umwana wanjye yarya ku mbuto nabibye. Maze igihe nigisha abaririmbyi, ndi mu makorari cyane. Iyo umwana w'umukobwa aba muri korari nyina yabayemo imyaka yose, arya ibyo nyina yabibye. Iyo yambaye mini kandi ageze mu myaka yo kunanirana, ariko baravuga ngo uri mubi nka mama wawe. Tunanire neza. Urumva, uyu mwana siwe barwanya, bararwanya nyina mu mwana. Muranyumvise? Uyu mwana ntago ari we barimo guhiga, baramuhigira. Itorero ryacu ribamo inzika ku buryo niyo umuntu yapfuye turavuga ngo yaguye 2014 agaruka 2020. Turi kwirimbi. Avuga ati, ukabaza umuntu ngo uyu se wapfuye ngo uramuzi, ngo ni wa undi wari umurokore, ngo hanyuma mu inzoka, ngo ariko nyuma ngaragaruka, ngo none ubu yapfuye. Barababarira. Ubwo kwigisha abantu kwihana ni kimwe, ariko no kwigisha abantu kureka ibyaha ni cya kabiri. Murimo muranyumva? Dukwiriye kwigisha abakristo kunesha kuruta kubigisha guhora batura, guhora mu byambere bya Kristo. Mukristo ntakwiriye guhora mu bintu bya mbere. Ngiye ntago nagize umugisha, nako si n'umugisha, nakuriye mu itorero rya ADEPR. Maze gukura njya kwiga Bibiliya. N'umupene rwose. Iba kera idini kabisa. Kandi nkunda ADEPR kubi. Mana yanjye, buriya niyo abantu bayivuga navuga niba nagira n'intege nke twuzuriye mu mwuka wera. Nibagira intege nke batwigishije gusenga. Ubundi mwagira ngo batwigisha gusenga bazaza no kubana natwe mu rugo? Ndababaza, muragira ngo bazaza no kubi wawe? Kubindi bintu by'ubucakura n'ubucabiranya ari umuntu ku giti cye. Si ibintu by'umuntu ku giti cye, si umubare w'abantu benshi. Niyo umuntu yaba mubi habamo n'itorero, habamo abantu bazima. Mu bantu, yego sharafi, mukomere Imana amashyi. Rafi cyavugaza akantu gaheza, aravuze ngo mu bantu haba harimo umuntu. Uzahana twuzuriye umwuka wera, batwigisha ukuntu nkanjye nize gufata mikoro, ariho mbyigiye. Gusa wambwira abanyigishe gufata mikoro, natangiye mbwiriza nasamye haravuga ati se wagiye ubwiriza neza, wagiye utuza ko n'ibintu uvuga abantu baba babyumva. Uko bagenda bankaruma bagenda bakubita. Hari igihe umuntu umuhugura akaguhiga. Mujye mwemera guhugurwa. Kandi niba ushaka gukura jya ahandi, gira uwo wegera umubaza uti nitware ntibigenda bite, babikora bati. Harakana kaje ku ruhimbi karagakobwa, nkakabwira nti rero nta mukobwa w'umuvuga butumwa uhagararana n'abahungu, iyo turangije kubwiriza turampiga, tuzarambagizwa duti. Amubwira nti ntago umukobwa atereta, baramutereta. Aturandwanya. None atangiye asoma ijambo rivuga ngo abaturwanyije mwese Imana niza izabaheraho. Amubwira nti uburiya wari uri mubwira nde? Ati nagukubitiyemo kuko uranjengereje. Numva ngize igikomere, namuzanye ngira ngo ndebe ko byibura mu mujyi wa Kigali habamo abakobwa babavuga butumwa. Watoza n'igihe uzaba warashatse, n'igihe ntago dugumaho gutya. Abantu barakura, abantu baranasaza bakanapfa. Umuntu afite mikoro none ejo aba yagiye kubyara, yatwite, yashatse, yahuye n'imiraba y'urugo, yagize n'ibindi bintu ajyamo, yanavuye no mu gihugu, yanagiye no mu kindi. Dukeneye abana baza ku ruhimbi.
rafiki ejo bundi uzaba wagiye iburayi, uzajya iburayi ugume naho, ariko ubu dufite n'ikibazo. Imana irimo irakuvugaho ibintu byiza. Toza umwana w'imyaka 18 aze yicare kuri iyo ntebe, umubwire uti bafata mikoro gutya. Iyo umuntu ayoboye yitwara atya, bavuga batya imbere y'abantu, kwiriye kumutoza. Noneho umuntu wese bafite ifuni higa undi. Muri babi, muri abapagani, muri abadayimoni mwese. Pawulo yaravuze ngo ntimuyobe, icyo umuntu abiba none nicyo azasarura ejo. Pawulo yabibye kuri Onesimo bahuriye muri gereza, ngo amubwira Yesu wabambwe. Onesimo aravuga ati nakiriye Yesu, ngo aramwakira. Nabamuha ubuhamya kuko Pawulo yarafite ubuhamya bwiza. Yatangiye avuga ngo nifuza gukora ibyiza ibi bikantanga imbere. Bukeye arimuka ajya kuri tape ya kabiri aravuga ngo narabambwe ndapfa, sinjye uriho habaho Yesu muri njye. Ajya kuri tape ya gatatu ivuga ngo maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro, narwanye. Dukwiriye gutoza abantu ko turimo mbese ba Pawulo barihe ko bagiye bagasiga abana. Yagiye ifashe umwana ntiyigeze abyara, ariko yafashe Timoteyo aramubwira ati Timoteyo mwana wanje, ibintu wanyumvanye genda ubyamamaze hano. None ubu ngubu uhura n'umuntu, tugitangira guhaguruka umuntu yarambwiye ati bantwariye ijambo, barisomye hese, barisomye namaze barisomye. Ati ndamubaze wese barikuye, ati narikuye muri Yohana. Nese Yohana ni wowe? Yohana ni uwo mwiza, wowe dusomera iryawe nyirizina ku buryo abantu bataritwara. Usanga umuntu uyu muntu ubu azakura akiri mu gice kivuga ngo bantwaye ijambo, barijyana ese. Wari ukwiriye byibura yibaye yaritwara guko narivuze, ntaritwara uko ritari, kuko baritwara baricuritse ubusobanuro bwaryo akabucurika, ubyumvisha akajya agira. Pawulo biba kuri Onesimo aramubwira ngo amubwira Yesu wabambwe akazuka. Onesimo aravuga ati nakiriye Yesu, ngo amwandikira rekomandasiyo. Ndi ku ijambo rivuga ngo ntimuyobe. Muri hano mwese abantu muri turi kumwe mugira gutya, ntimuyobe. Imana ntinegurizwa izuru, icyo umuntu abiba nicyo azagira ate azasarura. Amwandikira rekomandasiyo aramubwira ngo bibe bityo mwene data, nkubonemo umumaro mu mwami wacu, unduhurira umutima muri Kristo. N'urwandika hayi igisambo yabwirije ubutumwa bwiza, umuntu wavuye kwa Onesimo yibye, ariko Pawulo amwishyiraho aravuga ngo bibe bityo mwene data, nkubonemo umumaro mu mwami wacu, unduhurira umutima muri Kristo. Nimo numva sinzi, ngiye nababwiye ko ubu ngubu ndimo ndahinga nyine. Iyo ijambo ryanjeho rinsaba ko njya ngenda mu nzira nkahinga imyumbati ikera, ngahinga ibijumba bikera, ngahinga ibishyimbo, ku buryo ndibuze kuza kubona koko kw'icyo umuntu abiba ko mutanyikirije. Haleluya! Kw'icyo umuntu abiba aricyo asarura. Wabyaye umukobwa nkanjye ukwiriye kunkunda. Numva ibaho urwango, wabyaye zarurya imbuto zarwo. Nese umuntu uhetse umukobwa sinababwiye ko atajya areba hejuru. Iyo ubyaye umukobwa ureba hasi, kuko wowe uriyubaha wakagusuzuguza. Iyo wabyaye umaze kubya, hari ibintu byitwa guca bugufi, kuko wowe ushobora kutiba, umwana wabyaye akiba. Akiba ifiriti iwabo yayihasize, akajya mu nkono y'abandi, bakajya bavuga bati ni umujura nkanyi. Nyina ariba, yiba nka se. Ise ariba, ise ni umupanikote wa kera ukijijwe neza, utarariye n'ubugoro cyangwa ngo akiri inkono y'itabi, akaba atarigeze abikora, ariko umwana abyaye akabimukorera. Niyo mpamvu ndimo mbabuza, umuntu wese wabyaye akwiriye kwiga inyifato, akwiriye kubwira Imana kubara inyifato, nk'imirebere, nk'imigendere, nk'imivugire. Ntimukitware nk'abantu batarabyara. Nta mwana ugira cyangwa umuko cyangwa iki, nta rwaserera ibikuriho. Ibikize hari umwana wanjye uri bujye kwiba ahantu ngo bamukubite umuhini, ariko rwose hari uwo nohereje ku ishuri urimo kurenga ikigo. Ubu wowe urimo uratekereza, ukwiriye gutekereza wa mukobwa wagiye kwiga, kuko yavuye inaha yambaye birebire, nagera yazambara ipantaro kubera ikigare.
ntago bo babikora babyikoresheje, ahubwo iyo bageze ku ishuri bahura n'abandi bana b'abapagani bakabigisha kwambara ubusa, bakabigisha ibyaha by'ubusambanyi. Pawulo umwanditsi yaravuze ngo, umunyarwanda yaravuze ngo mbwira uwo mubana mubwire uriwe. Biravuze ngo wohereje ntuzi uwo bahuye. Niyo mpamvu nibavuga ngo dusenge, ugeze mu gihe cy'umuntu usenga nk'umuntu wabyaye, uvuga uti narabyaye Kevin neza, usenge nk'umuntu washatse. Ibitazampigira iyo nashatse bizampirigira iyo navuye, nibimburiraho bizansanga mu itorero, nibyanga bigenda iyo bitagusanze mu buryo. Ubundi umugore abarizwa mu matorero nk'atatu. Hari aho yavuye ni itorero rimusaba imbaraga, hari n'umuryango yashatsemo ni itorero rimusaba izindi mbaraga, habaho itorero rye mu rugo naryo rimusaba izindi mbaraga, noneho kuza mu itorero ni mu itorero rya kane. Ahantu wavuye wari ukwiriye kubatera inkunga ntibabeho nabi, aho washatse bakwiriye kubaho ku bwawe. Itorero ry'iwawe mu rugo ukwiriye kubanza kuba umuyobozi waryo, hanyuma hano mu rusengero amagini bitega nyabingi byananiranye biza bivuga biti ubundi yaje ateye yaturutse he yabatirijwe. Uzi kuntu abapaniko tari iyo bakwanze bakuvuga kutigeze ubatizwa, bavuga ati ubundi uza. Tugira n'abanyamakuru, naratangaye. Uzi ko iyo ngeze ku gipangu hari umuntu umamagara akambwira ngo ndimo ndakureba, wowe ukajya ugira ngo arakureba, kumbi ukugenda uba ufite abantu bakurikirana koko ko ibyo uvuga mu rusengero ari byo. No mu nzu mubana n'umuntu akuneka, umugabo bamuha amakuru batarasa mukagira ngo agiye kumira abantu. Ubu noneho rero abantu mutarashaka biroroshye, nta ukosa atagira umukosora. Iyo ushatse umugabo ababaye umuntu uzagukosora amakosa yose baramutuma. Kati nk'uriya mukobwa biriya bintu abavuga uba ubyumva ute? Noneho agahita azati sheri, arabanza akanakubwira ati sheri, kandi agiye kukubwira ibintu biri bukubabaza, ati nka biriya bintu wirwamo kandi ntiyarahari. Nta muntu ukosa atagira umukosora. Impamvu ubona utagira amakosa menshi nuko nta n'ibigukosora bihari. Iyo bigukosoye yavuga biti wasize icyumba kidashashe, kiba kigukosoye. Hari umuntu wavuga ikiza cy'abasiribateri niyo barara hasi nta bibazo biba bihari. Igikombe gishyira hari umuntu ureba ko gihari. Hari umuntu ukosora ibintu, ukosora isuku, agakosora agakosora ibyo kubana n'abana arakosa. Hanyuma rero bantu mufite ababakosora murambura ibiganza. Imana yabahaye abantu babakunotanye n'abana baragukosora bakavuga bati ariko ma wagiye ubwira papa neza. Abana burya abana nibo bantu barondora. Abana bashobora kukubwira bati ariko burya nubwo mama ameze ariko papa ameze. Abana barakosora kagati bimeze gutya na gutya. Iyo bizeho banagukosora mu Cyongereza no mu Gifaransa, akajya avuga ati abahanga bavuga ko mu bijyanye n'imibanire. Mwami Yesu dutabare. Nari ndimo mbabwira tukwiriye kuba mu rusengero ducishijwe, kuko niwanga no gukizwa Imana izakuzanira ibintu bigukosora ubu murokore. Erega buriya mwebwe hari ibintu mutazi. Ntimubona abana bakecuru ba kera bano mwirwa muzengereza mu rusengero, uretse ko iwanjye ntibibayo babikora nyine ntahari, ariko ubundi iyo mpari bya bintu mwirirwamo ngo burozi ngo nibiki, reka narababwiye nti mu itorero nta murozi ubamo, bose n'abakiri. Iyo niyo system yo kuyobora, niko bayobora. Iyo utangiye kuvuga ngo umurozi ngo ndabona ngasarya, ngo muri kiriya gihande ngo harimo umurozi, ngo muri iki ngo ndamubona, ngo muri kiriya ngo arimo, ngo na hano, hanyuma tugoswe n'abarozi cyangwa tugoswe n'Imana. Iteraniro kubera abakristo twe turabigisha tubabibamo. Iyo umubibye mu murozi ahita afata umurozi we, ubwonko bwe buhita bwangirika. Noneho umuntu utarakizwa waje hano, waje ahunga abarozi.
avuga ati Yesu we ati mu izina rya Yesu noneho ati nari mvuye hanze mpunga abarozi ariko numvisha benshi baragiye mu rusengero. Umuntu ukijijwe vuba aba afite ubwoba bw'abarozi, aba afite ubwoba. Noneho yaje agasanga natwe turi mu nduru y'abarozi, aravuga ati rero ndabona byose ariko ntago ibintu byose ari kimwe. Hano ni abakirisitu mukomera Imana amashyi ko mudakoma mu mashyi. Haleluya. Ko mutanyikiriza. Haleluya. Iyo umuntu ashaje arakanyarara, hano haramanuka naha agakizinga. Noneho iyo umurebye ko kububona asa n'uroga kubera ukuntu yizingazinze mu maso. Noneho kuko Paulo yaravuze ngo ntimuyobe, ndi kuri ntimuyobe icyo umuntu abiba none nicyo azasarura ejo. Wowe uracyafite agasura keza ariko nawe ejo uzakanyarara uroge. Noneho mu gihe utararoga iga ukuntu wabiba aho uzajya, ujye ubabwira uti mwe muretse gerageza ubikure mu bantu, kuko nawe nuhagera uzaba umukuru w'abarozi. Bajya bavuga bati araraga mukecuru. Yesu we. Ntimuyobe niho ndi, ntimuyobe Imana ntinegurizwa izuru icyo umuntu abiba nicyo azagira ate. Mu bibi mibanire muri quartier ahantu mutuye, mwitorero usanga umuntu aba mwitorera konkana muba mufitanye ibihe bibazo. Barambwiye nabajije abantu ngababwire ko se mupfiki je nta muntu njyagirana na bibazo mu itorero ryo mu Gatsata kandi mamaze imyaka, ariko guhera kera navuga nimbura ubwenge bwo mu ishuri nzabura nubwo navanye mu buvumo. Ese je nabura ubwenge bubiri ntago nzi mu buvumo, nagarega wabura ubwenge wenda tubura ubwo mu ishuri, ubura nubwo mu buvumo ukuntu wiga gucengana n'abantu. Umuntu yavuga cyane ukareba hasi ukavuga itoka Satani dayimone bashye, wabona bati Imana ikunyize bazimu bashye kuko basikamenya ukuntu umuntu. None se ubu nunanirana mu rusengero mu rugo washobora? Niba umuntu ananiranye mu rusengero mu rugo yabayo? Ko mu rugo habiye n'ingiga n'imihini n'ibiki, abagezeyo bo barabizi, je sindajyayo. Imana bahumugisha. Haleluya. Ko mutanyikiriza. Haleluya. Je ntago nari nahagera reka bahageze biro ntihari ibintu ntiduhurira n'ibintu bikomeye kuruta ibyo twatekerezaga. Iyo umuntu akiri umukobwa avuga ati rwose hashwe tuzabimenya uhageze, nanjye ejo bundi nzajyayo. Noneho nari ndimo mbabwira. Haleluya. Mwanyikirije. Haleluya. Ntimuyobe utaza kuvangirwa, ntimuyobe Imana ntinegurizwa izuru icyo biba none nicyo uzasarura ejo. Kandi biba unateganyiriza abana, uvuga uti narabyaye nkwiriye kubiba amahoro nkanayahesha n'abandi bana. Ibintu by'inzangano, ibintu byo kutagira urukundo turabyirukanye mu izina ryande. Imana ibaha umugisha. Mwafashijwe? Nzagaruke ntimugire gute musubiremo cyane. Nuhura n'umuntu umwigirize umubwira uti rero turize ntituyobe. Imana ntinegurizwa izuru icyo biba ukiri muto uzagisarura ushasha. Ntubure nk'abantu nugera n'iwawe mu nzu uvuga uti ntimuyobe Imana ntinegurizwa izuru icyo umuntu abiba none nicyo azasarura ejo. Ubwo nkomeje sinaba ndimo nshaka kuza kubaraza aha ko mbona n'iminota yagize. Imana ibaha umugisha. Ntimuyobe. Imana ntinegurizwa izuru irirebera iriyumvira icyo umuntu abiba none nicyo azasarura ejo. Imana niduha imbaraga ubu nanjye. Hanyuma nubwo wumva ngiye mvuga ubutumwa sinifuza kuzaba icyapa kiyobora abantu ngo bajya mu ijuru batya umuntu akajyayo ugasigara. Oya, bajya mu ijuru gutya ariko nawe ugapfuka mukavuga uti Imana intabare. Wabyumvije? Bene data turi kuvuga ubutumwa, ni twebwe Imana iratunyuza aho abajya mu ijuru ariko natwe dukwiriye kujyayo. Dukwiriye kubwira Imana ngo Mana ibi tubwira abandi bitugiri rweho. Imana ibaha umugisha. Ntimuyobe. Dusenge. Mwafashijwe? Imana ibaha umugisha. Ndumashaka ko dusenga tugasaba Imana imbaraga zo kutayoba. Imana iduha imbaraga ntituyobe.
Imana iduha imbaraga ntituyobe, tubibe ibintu byiza. Usohoke hano ujye kubiba ibintu byiza. Jya muri gereza ubibe ibintu byiza. Jya kwa muganga mu bitaro ubibe ibintu byiza. Mu baturanyi bawe ubibe ibintu byiza. Umwana umurera akiri mu nda yatsikira ukamubwira uti humura ndi mama wawe. Wamubyara umwonsa wajya kurakara ukamurambika hasi. Ukamutongera ukajya umubwira uti narakubyaye ndi mama wawe nkeneye kuzavamo umuntu muzima. Ukamubibamo ukamutunganya ukamubwira uti nifuzaga ko byagenda gutya nashaka ko byagenda gutya. Abana bacu tubabibemo ibintu byiza. So umwana kwambarana ubusa uhari akubwira ngo ngiye kurara muri veye ngo ngiye ngo ntago njyana nawe gusenga kumba agiye guteka. Hari umushuti yari afite umwana yajyaga amubeshya ngo agiye gusenga. Ndamubwira nti jewe nagize iyerekwa umwana wowe ntago abagiye gusenga abagiye mu byaha. Ndamuzana ndamwicaza ndamubwira ntusengera. Arambwira ati reka nature mama tumva. Aratura arambwira ati iyo mvuye hano mba ngiye gusambana nkagaruka. Nyina wabaziko yagiye gusenga. Kumbi umwana bafite izindi kata yagiyemo. Imana idushoboze. Haleluya. Ushobora no kubutereka ari kugakeka. Umubyeyi gukeka biremewe. Hari igihe udakoresha impano yo kwereka ariko uvuga uti ndakeka ko uriya muhungu mwari muhagararanye atari gusa. Ndakeka ko uriya muntu mwari muhagararanye iminota 40 si gusa ndi mama wawe. Bani bahumugisha. Tugiye gusenga. Ntimugire gute? Ntimugire gute abahariya? Duhagaze dusenga. Mana nanjye unshoboze sinyobe. Mbibi ibintu byiza nzasarura ejo. Uyu muyobozi watuyoboye na Rafiki ntibayobe. Babibi ibintu byiza bazasarura bashaje. Ntituyobe. Umuyobozi yavuze ati nanjye ndifuza ko igihe nzaba napfuye bazavuga ko natanze nka miliyoni 15. Sibyo ra? Ntituyobe, ntituyobe. Imana ibaha umugisha. Hindukirira umuntu muri kumwe. Umumfata ibiganza bibiri. Umubwira uti ntuyobe Imana ntinegurizwa izuru. Icyo umuntu abiba nicyo azasarura. Hanyuma Imana iduha uburyo bwatuma tubiba ibintu byiza. Hari igihe umuntu aba yumva yakora ariko akaba adafite uburyo. Abantu mwese mwifuza uburyo bwo gukorera Imana. Mwese murumva mwabiba ibintu byiza? Murumva mwabiba ibintu byiza? Tubasabira amafaranga. Imana ibampera amafaranga mujye mu ibintu byiza. Murafashijwe? Imana ibampera amafaranga mujye mu ibintu byiza. Fata ibyo biganza bibiri umusabira amafaranga. Imana imuha amafaranga ajya biba ibintu byiza. Rafi igira hano imbere udufashe gusenga. Ubwira Imana ngo Mana tanga umugisha abantu bajye babona uburyo bwo kubiba ibintu byiza. Imana ibaha umugisha. Adusenga Imana. Imana ikuremere bundi bushya ariko niyaguha ikurinde kuyoba. Imana iguha ubushobozi kurinde no kuyoba. Ugiye kubisengera uwo ngo mufatanye. Gira ikintu mwifuriza. Gira icyo umusabira. Yene data Imana ntirengurizwa izuru. Ayiwe ntago inegurizwa izuru. Imana iturinde ubuyobe. Imana iturinde ubuyobe bwo mu misi. Lota yazini gopa. Imana iturinde ubuyobe. Imana iturinde ubuyobe. Imana iturinde kuyoba. Imana twigishe duhe gutunga imitima y'ubwenge. Imana duhe gutunga imitima y'ubwenge. Wavuga igifaransa nibyo ukavuga n'icyongereza nibyo ariko warayobye. Twasoma Bibiliya tukanasenga ariko twarayobye. Ituyobe. Ituyobe. Imana ituremere. Imana ikwigishe. Imana ikuremere ubuzima bushya. Ariko kurinde kuyoba kuko Imana ntinogurizwa izuru. Kandi Imana itugarurira abacu bayobye bakayobera mu mujyi uriya wa Kigali hari ahirya muri quartier commercial na Mateus. Bandi bakayobera mu biro. Imana yacu bagarure ibarinde ubuyobe.
ko imana yacu itanegurizwa izuru. Imana imuhe umugisha. Urera mana, urera. Twize byinshi mu gihe gito, dusobanuriwe byinshi mu gihe gito. Jambo ratubwiye ngo ntituyobe. Hari ibintu biyobeje abantu barayobye. Ubuzima bwaraje, abantu barayoba. Abantu bahinduriwe imyenda, abantu barayoba. Umuntu arahinduranya igitenge agashyiramo n'ikanzu bikemera, yashyiramo n'ijipo akabona arasa neza, yakwisiga amavuta avuye kuri gikotori akabona n'ibyo byari bihagije. Umuntu akayoba akibagirwa izina ryawe, umuntu agatandukira akinjira mu wundi murongo. Ariko turinde kuyoba kubera kutanegurizwa izuru. Byatumye abantu bayoba, abantu barasokoza, abantu bazirika imisatsi, abantu bashyiramo produwi, bawareba wanamugura akubwira ngo n'uwanjye bwite ari natirere. Abantu barayoba. Abantu bisize amavuta bakuye kuri gikotori, bavuye no kuyinga, bavuye no kwisiga voka, ariko bituma abantu bayoba. Akayobe kaje, inzobe ikeye, abantu barayoba. Byari bivuze ngo ni amafaranga wari uhaye umuntu, bituma yaguka, atera intambwe, ava mu muntu ajya mu bundi, umukura mu bwiza bumwe umushyira ku bundi. Bitera abantu kuyoba. Ariko twamaze kumenya neza yuko hari ubundi buzima ugiye kuturemera, wongeye kuduteza intambwe, wongeye kutwimura, udukuye aho twari turi udushyize ahandi hantu. Data we watugiriye neza koko, waturinze kuyoba. Bakobwa bifuje abagabo barababona, bamaze kugera mu rugo bamaze gutwita, bibagirwa ibihe byo gusenga, bibagirwa ibihe byo kubana nawe. Abagabo b'abasore barasenze, bifuza ko habafasha, bamaze kuba bubaha, bakamucyuriza amazi bakajya koga, yumva n'ibyo birahagije. Bibagirwa imbaraga zawe zikomeye, bamaze kwicara ku meza, bamaze kwicara uruhande rw'ifiriti, bamaze kwicara uruhande rw'inyama, bamaze kwicara uruhande rw'amakaroni. Bibagirwa ineza yawe, bibagirwa urukundo rwawe. Ariko turinde kuyoba. Baje mu rusengero, turabizi yuko twebwe wadukura muri ubwo buyobe, n'abari bagiye ukabagarura. Ariko agirira neza abacu bari hanze, abangabo turababona barayobye, baratandukiriye, bibagiwe ineza yawe, bibagiwe urukundo rwawe, bahinduye imyambaro, bambaye iyindi myambaro. Barinde kuyoba. Iyo umuntu yamaze gutera intambwe, yumva amajwi amubwira ngo iyo myenda wambaye ntikikubera, ngera uzamure. Ariko turabizi yuko Mana hari intambwe ugiye kuduteza, hari imbaraga ugiye gukoresha, udukure mu bukene, udukure mu butindi, udukure mu bushomeri. Akazi kagiye kuboneka, ibiryo bigiye kuboneka, abakobwa bagiye gushaka, abasore bagiye gushaka, abashomeri bagiye kubona akazi. Ariko barinde ubuyobe. Barinde impuguro mbi. Turakubitira kuri impuguro zatugezeho mu izina rya Yesu Kristo. Turakubitira kuri impuguro zizatugeraho. Hari amajwi atongorera, hari amajwi y'abaturanyi, hari amajwi y'abo twiganye, hari amajwi y'abo tubana mu kazi, hari amajwi y'abantu benshi. Ariko mu izina rya Yesu hari amajwi y'abo dukorana umurimo batubwira ngo si uko bimera. Ariko turakubitira kure amajwi y'ubuyobe. Turinde kuyoba. Imbaraga zawe zigiye gukora imirimo ikomeye, ariko turinde kuyoba. Hari ibimenyetso turimo tugenda tubona, hari imbaraga zidasanzwe turimo tugenda twakira. Turimo turakira imbaraga z'ubutabazi, turimo turakira imbaraga zo kudusana binigo, zo kugirirwa neza. Babazi zawe zatwomaho, kuko turabizi yuko Mwami hari imbaraga utwoherereje, hari ubufasha utwoherereje, hari ubutabazi utwoherereje, hari ukugirwa neza n'imbabazi bitwomyeho. Ariko muri uyu mugoroba turaje imbere y'amaso
maso yawe, wongere ubane n'itorero, wongere ubane n'abanyamasengesho, wongere ubane n'abavugabutumwa, wongere ubane n'abagabo, wongere ubane n'abasore, wongere ubane n'abakobwa, wongere ubane n'abagabo, buri muntu wese mu rwo ruhande. Bano babyeyi ingo zananiye, wongere uwubakire. Niba numva ijwi urimo kumbwira ko hari ibintu wongeye guhindura, ko hari ibintu ugiye gukora, wongere ugaragarane natwe, wongere wiheshereze icyubahiro. Hakasine bone topasana tekita sinigo jadi siniko pata jana sinigo eneto tikasa tasiri binikota jede sinigo aratisa nabine. Ndabanda kumbuye umugoroba, imbaraga zawe zamanutse, imbaraga zawe zamanutse, imbaraga zawe zamanutse, imbaraga zawe zamanukiye gutabara, imbaraga zawe zamanukiye gukiza, imbaraga zawe zamanukiye kurengera, imbaraga zawe zamanukiye gusubiza. Hari abantu uhaye ibishoro, hari abantu ukijije amadeni. Kora igitangaza muri iri teraniro. Abatari bakira nibakire, abatarakira igitangaza nibacyakire, abatarabona ubufasha nibabubone mu izina rya Yesu Kristo. Abantu bakiriza abarwayi, abari kwa muganga basohoremo mu izina rya Yesu Kristo. Irukanye imbaraga zose zigendaho, imbaraga zo guhora abadayimoni baturwanyiriza gukora umurimo wawe, baturwanyiriza gusenga, baturwanyiriza kuvana abantu benshi mu byaha bakinjira kuri Kristo. Turakubitira kuri izo mbaraga katika jina la Yesu Kristo. Twaragukoreye, twaragusenze, twatanze amaturo, twakaze inyubako, darusengera ahantu rugeze, tugeze mu rwego rwo gusakara. Igaragara yuko abadayimoni bakomeje kurakara. None uyu munsi wa none bakomeje gushyiramo umurego, ariko hari ibintu nkubise. Nanze agasuzuguro, nanze agasuzuguro k'abadayimoni mu izina rya Yesu. Dayimoni barimo batugendaho, twamaze kumenya yuko abaturanyi bacu bajya bavukamo n'abanaki, ariko mu izina rya Yesu Kristo kubitiye bano banaki kure. Wa munakiwe, ndagukubise imbaraga z'Imana warwanyije, gukomera kw'Imana warwanyije, cyubahiro cy'Imana warwanyije, ndagukubitira kure. Imbaraga z'Imana twabonye, amasengesho twarayasenze, wavuganye natwe ibintu bikomeye, ndakubitira kure kw'abanaki. Hari abanaki duturana nabo, hari abo dusengana, hari abo dukorana, ariko wa munakiwe, ndakwirukanye, ndakwimuye, ndagusohoye, ndagusohoye, wambaraga mbiwe, ndagusohoye. Hereye none ibitari byo kutwumva ntibizongere kutwumva. Maso ataguye kutureba ntiyongere kutureba. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Hari ibintu nimuye, hari ibintu nimuye ubyumve, hari ibintu nimuye ubyumve, hari ibintu nimuye ubyumve. Hari ibintu nimuye ku musozi nkoreraho, ndabyimuye. Hari ibintu usohoye, amajwi yose atarayimana naceceke. Ibirwanya Imana nibiceceke, ibirwanya gukomera kw'Imana nibiceceke, ibidafite imbaraga ntibigakorane natwe, ahubwo dufasara. Turaje imbere ya imbaraga zawe. Saratekosa tekita bosa tasila ba tayatasa siridopa tisande kota jedesine andato jadestaine go. Data ukomeza ugira ibintu wubaka, komeza ugira ibintu wubaka muri itorero, komeza ugira ibintu wubaka kuri uyu mudugudu, komeza ugira ibintu wubaka haha, kugira ngo umuntu wese nabireba azavuga ngo ni Imana ibikoze. Abantu bo ntibari kubishobora. Turagushimiye yuko ukomeje kubana natwe muri uyu mugoroba, ni mu izina rya Yesu, amen.